Rwegema nga nzi bulijjo mutabanya omugenzi Fred Gisa Rwegema abera wano mu Uganda. Kati kubanga onoteka kamanya tofayo fe tujja kusala kamanya abiri giriye Gisa tumujja tuletera fe tujja kuleta Fred Rwegema Ivan Rwegema amasicha kyo mwana soda definition yentufu soko lange Uganda wange wandise ntusaba tigenda kwogera njagala abantu bawulire tuweeko newe baddakiika emu igwe ne taatawo abantu bagala okumanya taatawo amulabako tuwamulabako balina ke bagala okumanyawo ka preamble so kenkoche ebibuuzo byange ate tunyonyereko ku Fred Rwegema tukube ku kibuuzo tugenda kikuba freestyle abantu nga bakulaba introduction Fred Rwegema tugenda kuba omutwe wood Fred Rwegema azukidde mu Ivan Rwegema aha soko abantu banyonyole njagala ovo wano ogenda tuwe namba ya WhatsApp era buli onatulanga nawe njagala namba ya WhatsApp njagala Facebook page yo bananga ate namwe mba mukubira omwana kubanga omugulira matato kubebyo ate kakati gwa Ivan Rwegema omanyi ndi singo kakati obeera wa kakati katogerema olulimi lwaffe okwogera olulimi yebogere babuuzeeko mu lulimi lwaffe abantu bali kutuleeba nitwa nkwasibwa Ivan Rwegema abali mu Uganda abali hansi ya Uganda UK Texas, Russia, Zaire, Tanzania, Burundi mumeze mute murakomeye cyane ndikugenda bitese covid bagirije he nanje ndaho nta kibazo rwose aya basi soko tunyonyore Fred Rwegema soko katono nnyo kubanga bambagira abatagira tujja balagirira jeri soko tunyonyore Fred Rwegema yali mujasi wawana yajja bamulitanga mwana muto okuva Rwanda Estate Company Limited oyagala ploti ja kawunji mutoro kati nakula nasoma kati mukusoma kwegeta ku President Museveni e Tanzania ni bayingira amaji okujyo government eyaliwo ebiseera ebyo. Mu mateka y'ibihugu hari ukuri kwandikwa mu bitabo bikuru ariko hari no kuri guhishwa mu bikari by'imiryango ikomeye. Mu myaka 30 ishize izina rya Major General Fred Gisa Rwegema ryabaye ikimenyetso cy'ubutwari n'ubwitange butagira imipaka. Ariko se haba hari ikindi gice cy'ubuzima bwe cyasigaye inyuma y'urugamba? Igisubizo ni yego. Uyu munsi ntabwo tugaruka ku rupfu rwe rw'amayobera ku munsi wa kabiri w'urugamba ahubwo tugiye gucukumbura ku bantu bamukomokaho ari nabo rurangiza mu maso ye. Ariko bakaba babayeho mu gihirahiro n'ubuzima bubi cyane bwuzuyemo ubukene mu gihe Fred Gisa Rwegema yasize imitungo ihagaze amamiliyari menshi. Abo rero ni Alfred Gisa na Ivan Shimye nibo bivugira ko ari bo bana Fred Gisa Rwegema yabyaye hanze gusa ariko isi ikaba yarakomeje kubaheza inyuma. Ese ubuhamya bwabo ni ukuri kudashidikanywaho cyangwa ni umupango wateguwe neza bagambiriye wenda inyungu bakura mu kwita abana b'intwari y'u Rwanda ndetse na Uganda Gisa Fred Rwegema? Reka n'ubundi tugaruke ku makuru y'ingenzi cyane kuri aba bana babiri Alfred Gisa na Ivan Shimye bagaragaye imbere y'itangazamakuru bivugira ko ari abana ba Fred Gisa Rwegema. By'umwihariko uwitwa Alfred Gisa bwa mbere agaragara imbere y'itangazamakuru dore ko ari nawe wabanje gushimangira ko ari umwana wa Fred Gisa Rwegema. Yivugiye ko arambiwe kubaho ubuzima bwo kwihisha ndetse bunakomeye cyane. Avuga ko yabayeho imyaka myinshi yihisha ngo yihisha abagambiriye n'ubundi kumuhitana kuko ari umwana wa Fred Gisa Rwegema yabyaye hanze. Abo yashyize mu majwi ngo bari bagambiriye kumugirira nabi harimo Jeannette Rwegema. Ibi rwose Alfred Gisa nibyo yivugiye igihe yagaragaraga mu itangazamakuru bwa mbere avuga ko ari umwana wa Fred Gisa Rwegema kandi ko arambiwe kubaho ubuzima bwo kwihisha kakeneye n'ubundi guhura n'abavandimwe be. Byose ubundi byatangiye muri 2013 mu gihe isi yose yarize ko Fred Rwegema yasize abana babiri gusa. Umusore w'imyaka 24 yaturutse Ikanarange ntabwo yaje yongorera ahubwo yaje yandika ubutumwa bukomeye cyane. Ashyira ku mugaragaro ubutumwa bukomeye cyane bugira buti: ndi umuhungu wa Fred Rwegema kandi ndambiwe kubaho ndi mu bwihisho.
icyo gihe uyu musore yavuze ko nyina umubyara yamuhungishirije muri Uganda akiri uruhinja akamwita Alfred Bada kugira ngo amurinde inkota y'abashakaga kumuzimiza. Alfred yashyize mu majwi Jeannette Rwigema avuga ko ari we wari inyuma y'ako kaga kose kabaye ku mubyeyi we nawe. Iyi nkuru rero yabaye igitangaza kuri benshi, bamwe bati uyu muhungu arabeshya, abandi bati uyu muhungu kuki ubundi aza kugira ngo avuge ibingibi mu bitangazamakuru. Impamvu ye ni iyihe? Ubu ngubu ntiyaba agamije inyungu ze ku giti cye mu kwiyita umwana wa Fred Gisa Rwigema intwari y'u Rwanda. Uyu muhungu rero niyigeze aripfana, yongeye rwose aza mu bitangazamakuru avuga ibikomeye cyane, aho rwose yaje anenga bikomeye abamunenze ko atarakwiye kwigaragaza ngo ave mu bwihisho, ndetse ananenga n'uburyo yafashwe ko ngo nta butabera yabonye ku byamubayeho byose. Mu butumwa yatanze, Alfred Gisa yavuze ko igihe yatangarizaga ibyo ngibyo atashoboye ngo kwita ku byo abantu bagiye bavuga, aho yavuze ko hari abamunenze ko yavuye mu bwihisho. Icyo gihe rero mu magambo yagize ati ubu mfite uburenganzira bukomeye nk'abandi bose. Alfred Gisa n'ubundi we yivugiye ko rwose ukuba yari yerekanye nk'umwana wa Fred Gisa Rwigema ko ntacyo bimutwaye. Shimpreport n'ubundi yanditse ko Alfred Gisa avuga ko atazigira ateza ikimwaro ku muryango we na se wamubyaye, ndetse ngo azakomeza n'ubundi guharanira ko habaho ubutabera kuri bose. Icyo gihe yagize ati uburenganzira bwacu bwo kubaho ntabwo dushobora kubugenerwa n'ubishaka uwo ari we wese. Nubwo n'ubundi Gisa atigeze agira uwo atunga urutoki, aba bakurikiranira hafi bavuze ko aha yavugaga umugore n'ubundi wa se w'isezerano yari aherutse kuvuga ko ari we wari warahize umuryango we. Alfred Gisa rero kandi yakomeje gushimira bikomeye cyane ise umubyara ari we Fred Gisa Rwigema, aho yavuze ko n'ubundi yitanze kugira ngo abanyarwanda babeho mu mahoro. Yagize ati mama yambwiye ko papa ari mu bafatanyije n'abandi banyarwanda kugira ngo u Rwanda rubi icyo ruri cyo uyu munsi. Mbere nahoraga numva nameze neza kuko nari naravutse ngo mbone papa nk'abandi bana, ariko ubu ndishimira kuba ndi umwana wawe. Namenye impamvu waharaniye kwitanga kuko byari ukugira ngo abanyarwanda bose bature mu mahoro. Yakomeje rero agira ati Gisa Rwigema yatubyaye turi bane, ndi uwa kabiri uwo ari we wese ugerageza gushyira iki kibazo mu buryo bwa politike arata umwanya we. Nta n'umwe ufite uburenganzira bwo kumbwira ibyo nkora. Kugeza ubu ntabwo nita ku byo abantu birirwa bavuga ngo sinagombaga kujya ahagaragara. Ubu mfite uburenganzira budakorwaho. Uyu Alfred Gisa n'ubundi we mu kuvuga ngo Fred Gisa Rwigema yabyaye abana bane, mu by'ukuri byaje bitungura abatari bake, kuko ibi byaje bihura neza n'indi nkuru y'undi musore witwa n'ubundi Ivan Shimye Rwigema. Uyu nguyu n'ubundi we ntabwo yarabayeho ubuzima bwo kwihisha, kuko we ubuzima bwe bwose yabubayeho ari muri Uganda. Uyu nguyu rero yagaragaye imbere y'itangazamakuru bwa mbere rwose muri 2018. Yaratuye n'ubundi mu nzu mbi cyane yendaga kumugwa hejuru mu gace ka Nakaseke, mu gace n'ubundi kamwe se yakuriyemo amateka akomeye cyane y'urugamba. Nyina rero umubyara ari we Iramuhima Christine, we yavuze ibyatunguye abatari bake mu magambo ye imbere y'itangazamakuru ryari riri gukora iyi nkuru. Yagize ati Fred yakoreye Uganda ibintu by'agahebuzo, ariko ubu mwana we rwose aryamye ahenda kumugwa hejuru. Ivan we rero rwose niyigeze nawe atezuka mu gushinja inshuti za hafi za se barimo na Perezida Museveni kumwirengagiza nk'umwana wa Fred Gisa Rwigema. Bamufashe nk'umwana utagira agaciro, udafite agaciro. Ashize amanga rero yavuze ko niba hari n'umwe ushidikanya yakoresha ikizamini cya DNA ubundi bakabibona koko ari umwana wa Fred Gisa Rwigema. So rero icyo wamenya n'ubundi nuko Ivan Shimye
adahuje umubyeyi na Alfred Gisa, ntago n'ubundi bahuje umubyeyi n'ubundi wa Ivan Nshimye ni Iramuhima Christine, mu gihe umubyeyi wa Alfred Gisa ari Enise Matsiko. Ivan Nshimye rero mu by'ukuri utuye mu cyaro cya Nakaseke muri Uganda, ntabwo mu by'ukuri we yaje asaba ubufasha nk'umushonji usanzwe, ahubwo we n'abayobozi bamwe bamuzi baje bavuga ko rwose ise Major General Fred Gisa Rwigema yasize imitungo ikomeye muri Uganda, bityo ko rero Ivan Nshimye agomba kuyibonaho. Imwe mu mitungo rero ikomeye cyane Fred Gisa Rwigema afite muri Uganda, baje bavuga ko uyu mwana Ivan Nshimye agomba kubonaho, irimo n'ubundi isambu y'ubuso bwa hegitari zirenga 300 ibukwiri n'indi iri ahitwa Kansanga, ariko ikirushaho gutera agahinda ngo ni inzu iherereye Ikororo, agace k'abakire cyane Kampala, aho bivugwa yuko Rwigema yabaga mbere yo kuza mu rugamba rwa RPF. So rero Ivan agira ati inzu ya papa irahari iracyahagaze, ariko rwose nge ndyamye muri iyi nzu yenda kungwa hejuru. Kuki rero iyi mitungo yose yigaruwe n'abandi, kuki nta muntu n'umwe mu nshuti za Fred uha uyu mwana Ivan Nshimye na santimetero y'ubutaka bwasizwe na se? Ubwo televiziyo n'ubundi ya BBS yo muri Uganda yacukumburaga iyi nkuru, yahuye n'abahoze mu rugamba rwa NRA muri Uganda. Retired Captain Kangave Moses, umwe mu barwanye na Rwigema, yemeje ko Fred rwose yari umugabo ukunzwe, ariko kandi ko nyuma y'amateka ye y'urugamba haba hari ubundi buzima yabayemo benshi batigeze bamenya. Haba muri Uganda rero haba no mu Rwanda, abasirikare bakuru b'icyo gihe ntibahakana mu by'ukuri ko Fred Rwigema yari akunzwe cyane n'abagore. Hari rero amwe mu makuru yigeze kuvugwa n'umwe mu bantu bakomeye agira ati bishoboka ko Fred yaba yarabyaye imbere y'uko ashaka Jeannette, ariko kuki rero aba bana bihishe iki gihe cyose? N'ubundi iki kibazo ahanini gishobora gusubizwa na Alfred Gisa, kuko Alfred Gisa ubwo yandikaga n'ubundi kuri Facebook yashinje Jeannette Rwigema ko rwose ari we wagize uruhare kuba Alfred yarabayeho mu byihisho we na nyina umubyara, bikanga ko rwose ngo bashobora kugirirwa nabi ngo na Jeannette, kuko rwose ngatari abishimiye. So rero ubwo uyu muhungu Alfred Gisa yamaraga kwandika ubutumwa kuri Facebook ye bugaragaza ko ari umuhungu wa Fred Gisa Rwigema, Jeannette nawe ntiyatinze rwose kumusubiza, kuko yamusubije agira ati yaza tukareba niba ari uwe koko binyuze mu bizamini bya DNA. Kuva icyo gihe rero imyaka igeze hafi ku 10 nta kimenyetso cya DNA kirajya hanze, nta n'umuryango uratangaza ko hari ikizamini cyakozwe. Muri make imiryango yari yaratatanye igasubirana. Kuki rero ikizamini cya DNA ahani kitigeze igikorwa? Mu by'ukuri ubundi irengero ry'aba bana ni irihe? Ubundi Alfred nyuma y'ibi byose yaje agatangaza, ubundi agahita aburirwa irengero mu buryo butunguranye. Nyuma y'ibi byose ubundi kuri ubu ngubu abaye hate arihe? Ubundi mu by'ukuri uyu Ivan Nshimye nawe ubuzima bwe bumeze bute nyuma y'uko agaragaye ameze nk'aho ubuzima bwamukomeranye cyane, agaragaza ko akwiye guhabwa agaciro nk'umwana w'intwari wagize uruhare rukomeye cyane mu mahoro ubu ngubu Uganda ifite. Reka rero nabyo wenda tubigarukeho usobanukirwe uko ubuzima bwabo magingo ngaya bumeze nyuma y'ibyavuzwe byose. Mu by'ukuri isi irazunguruka, amateka nayo agakomeza kwandikwa, ariko hari amapaje y'amateka yanze gusomwa neza. Twabonye uburyo Alfred Gisa na Ivan Nshimye bahagurukije imitima y'abantu, twabonye agahinda k'ubukene bwinshi cyane uyu Ivan Nshimye abayemo muri Uganda, cyangwa yarabayemo muri Uganda ubwo yatangazaga ko ari umwana wa Alfred, ari umwana wa Major General Fred Gisa Rwigema. Twanabonye uburyo Fred Gisa yagaragaje ko ngo yari yanzwe rwose ngo mu buryo bukomeye cyane na Jeannette Rwigema, umugore n'ubundi uzwi imbere y'amategeko
w'intwari y'u Rwanda. None se iyi myaka ishize yose ibi byose bimenyekanye, ubundi aba basore bose barihe? Irengero ryabo ni irihe? Alfred Gisa reka wenda ari we duheraho, wa musore watunguye imbuga nkoranyambaga n'ibitangazamakuru muri 2013 kubw'inkuru ye idasanzwe. Ubu ngubu ntabwo akivugwa cyane. Amakuru atugeraho avuga yuko uyu musore ubu ngubu ubuzima yaba abayeho mu by'ukuri yaba yarakomeje kuba mu Rwanda nyuma yuko yaje mu Rwanda, ubundi agahita yandika ku rukuta rwa Facebook ko ari umwana wa Fred Gisa Rwigema kandi ko arambiye kubaho mu bwihisho, muri make agaragaza inyota yo kuba yahura n'abavandimwe be babiri n'ubundi abana ba Jeannette Rwigema. So rero amakuru avuga yuko yaba yaragumye mu Rwanda nyuma y'ibyo byose byabayeho, akaba rero abayeho ubuzima n'ubundi busanzwe kandi bwiza, akaba rero abayeho kandi ubuzima buri kure y'amaso y'itangazamakuru kugira ngo n'ubundi yirinde ibibazo bimwe na bimwe. Bamwe rero bemeza ko hari abantu mu muryango wa Rwigema bamushatse bakamugira inama yo kutongera kuvugira mu ruhame iby'uwo mubano cyangwa se kujya mu ruhame ngo akomeze ateze akaduruvayo yiyita umwana wa Fred Gisa Rwigema. Ntabwo bizwi niba yarashyizwe mu muryango nk'uko yabyifuzaga agahura n'abavandimwe be babiri, ariko kandi ntabwo akivugwa ko ahigwa nk'uko yabivugaga. Muri make yavugaga yuko arambiwe kubaho mu bwihisho, ko rwose akeneye n'ubutabera. Nyuma rero y'ibyo byose ntibizwi ubuzima bundi yaba abayemo, ariko igihari nuko n'ubundi yagumye mu Rwanda, ariko yaba yarahuye n'umuryango n'ubundi wa Fred Gisa Rwigema, ubundi ukamugira inama yo kubaho ubuzima butuje, kuko n'ubundi kuba ari umwana wa Fred Gisa Rwigema ntacyo bitwaye, ndetse niba yaranabeshe nta cyaha kibirimo. So rero ku rundi ruhande Ivan Nshimye we ari muri Uganda, we rwose aracyateza impaka ndetse aracyakomeza kwishyuza inzu ya se, aracyareba ya nzu y'Ikororo akayishyuza rwose Perezida Yoweri Kaguta Museveni, amusaba kuba yamuha ubutabera akazungura imitungo ise yasize. Ubuzima bwe buracyakomeje kumubana ubukomeye cyane, aracyakomeje kubaho mu buzima bw'ubukene ndetse aracyabaho ubuzima bwo gutura muri ya nzu yendaga kumugwa hejuru. Fred Gisa Rwigema rero mu by'ukuri yasize umurage ukomeye cyane, kandi yasize igihugu cyabohowe, yasize ingabo zifite ikinyabupfura, kandi yasize n'izina ritazibagirana. So rero aba bana be babiri nubwo atigeze abarira cyangwa se ngo babane cyane, ariko ku giti cyabo nabo bavuga yuko mu by'ukuri ikinyabupfura bagifite, kandi ko bazakomeza kugendera ku mateka agaragaza ubuzima bw'uwababyaye. Nk'uko rero niko ubuzima bwabo bwifashe magingo ya baracyabaho ni bazima, ariko nanone ubuzima bw'uwitwa Ivan Nshimye buracyakomeye ku rundi ruhande, kuko we ikimuraje inshinga kurenza ibindi ni ukugaragaza ko akeneye n'ubundi ubutabera, imitungo ya se muri make imitungo ya se akayizungura. Muri make we niyitaye niba hari n'abandi bavandimwe be bahari. Alfred Gisa rero we icyo yemeza nuko n'ubundi Fred Gisa Rwigema yasize abana 4, ubwo ndavuga n'ubundi 2 basanzwe bazwi, n'abangaba 2 n'ubundi bamenyekanye inyuma. Reka rero dusubire no mu zindi nkuru zitandukanye. Icyo wamenya n'ubundi nuko aba basore bakiriho, umwe n'ubundi aracyaba mu Rwanda niko amakuru abigaragaza, undi we aracyatoye n'ubundi muri Uganda, aracyabana na nyina muri kariya gace n'ubundi kari inyuma y'umujyi wa Kampala, mu nzu rwose yenda kubagwa hejuru mu bukene bukomeye cyane. Uwitwa Ivan Nshimye bamwe baramunenga bati uyu musore yamaze kwishyiramo ko azazungura imitungo ya se, ariko imyaka ibaye myinshi nta cyizere kigaragara koko niba azazungura iyi mitungo. Bityo rero yakuraho amaboko agashyira imbaraga mu gushaka imitungo ye, aho n'ubundi kurarikira imitungo yasizwe na se mu gihugu cya Uganda.
kuko n'ubundi abazwi ko ari abo mu muryango wa Fred Gisa Rwigema bashobora kuba aribo bazunguye iby'iyo mitungo. Rwigema nganzi bulijjo mutabanya umugenzi Fred Gisa Rwigema abera wano mu Uganda. Kati kubanga onoteka kamanya tofayo fe tujja kusala kamanya abiri jiriye Gisa tumujja tuletera fe tujja kuleta Fred Rwigema Ivan Rwigema amasi cyo mwana soda definition yentufu soko lange Uganda wange wandise ntusaba tigenda kwogera nnyo njagala abantu bawulire tuweeko newe baddakiika emu igwe ne taatawo abantu baagala okumanya taatawo wamulabako tewamulabako balina ke baagala okumanyawo ka preamble so kenkoocha ebibuuzo byange ate otunyonyoleko ku Fred Rwigema tukube ku kibuuzo tugenda kukikuba freestyle abantu nga bakulaba introduction Fred Rwigema tugenda kuba omutwe wudu Fred Rwigema azuukidde mu Ivan Rwigema aha soko abantu banyonyole njagala ova wano ogenda tuwa namba ya WhatsApp era buli onatulanga naawe njagala namba ya WhatsApp njagala Facebook page yo bananga ate nammwe mba mukubira omwana kubanga omugulira amatato kuba ebyo ate kakati gwa Ivan Rwigema omanyi ndi singo kakati obeera wa kakati katogeremu olulimi lwaffe okwogera olulimi yebogere babuuzeeko mu lulimi lwaffe abantu bari kutureba nitwa Nkwasibwa Ivan Rwigema abari mu Uganda abari hansi ya Uganda UK Texas, Russia, Zaire, Tanzania, Burundi mumeze mute murakomeye cyane ndi kuyenda bitese covid bagirije hehe nanje ndaho nta kibazo rwose aya basi soko tunyonyore Fred Rwigema soko katono nnyo kubanga bambagira abatagira tujja balagirira jeri soko tunyonyore Fred Rwigema yali mujasi wawana yajja bamulitanga mwana muto okuva Rwanda Estate Company Limited oyagala ploti ja kawunji mutoro kati nakula nasoma kati mukusoma kwegeta ku President Museveni e Tanzania ne bayingira amaji okujjo government eyaliwo ebiseera ebyo ye Fred Rwigema kansoka mbuze abatulaba bali bagala kumanya gwomanye enfa ya Fred Rwigema okay kati cheba bagamba enfa ya Fred Rwigema ebuzaabuza kakiriki yali muyekera ebuzaabuza bamubaga